kindi Kawuhanga ukuntu 23 yayifashe yari iri kure hakanyuramo ikintu hagati inzira yanyuzamo igera Kawuhanga itaragaragaraga biri muri bimwe mu byo bamwe bakoreshaga bavuga ngo no Rwanda rwahise rufata hariya kugira ngo niganyira nkunda Rorankunda RCD ari kimara kujya ku butegetsi intambara ya mbere ya Kabila iyo hataba u Rwanda n'Ubuganda ntabwo yigera gushoboka rero ni u Rwanda na Uganda buriya mu bibazo bya mbere ibigo by'ubutasi by'igihugu bigira nukumvisha intelligence report umuperezida w'umusivili kuki se ziriya ngabo za Kongo zishobora kuza zikagera hariya bikaba byazigora suko zifite imyitozo mike suko zifite ibikoresho bike ariko iyo urwanira ahantu hari umuntu hazi kukurusha ni iyo nindi mbaraga ni ato ni ikina kurusha urasa nk'ushimangira impamvu FRDC ishobora kwifashisha iriya mitwe isanzwe yamenyereye bazi ground kurenza ariko ngurugero nk'ubu ngubu urabona biriya bisanzwe byo M23 iharanira ubu ngubu leta irabongereye ibindi kandi irabiba muri no minsi bagize icyuho cyo kuvuguruzanya kwa hato na hato kw'abavugizi iyo ugize abavugizi benshi nabyo ubwabyo bikibazo ingabo z'u Burundi ntabwo ziri ku butaka bw'u Burundi ubwo nazo hari ukuru zirimo nawe ikibazo rero u Rwanda rukinjemo gutya na Uganda yabyinjiramo byanze bikunze kuko Uganda niyo mpamvu ari intambara y'akarere kumvuga yahitize kugira ngo itabe intambara y'akarere izi discours izi mvugo zikomeye zikakaye za perezida bombi amakimbene zirabyara kubera iki ikibazo rero tujye kuganira n'abagabo bombi cyane ko bombi babaye abasirikare biragoye ko ndabeshya ntwari kunsetsa kuko twiganirire gisivili turatanga ibitekerezo byaba ibisirikare cyangwa ibisivili iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu timuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare turabasuje turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda twizere ko aho muherereye muri amahoro twihanganisha abari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitameze neza muri aka kanya rero ndi kumwe n'abanyamakuru babiri n'abanyamakuru b'abasiniya abantu bamaze kubamenyera ni n'abasesenguzi ibumoso bwanjye ndi kumwe na Robert Mugabe. Robert na amahoro arahari ikaze hari umutekano amahoro n'abanyamadini turi kumwe kandi na John Williams Ntwari na amahoro nawe turaboneza kanijabo na Rubera gusoje murakoze cyane tujye kuganira ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ikibazo kimaze imyaka itari mikeya ariko M23 aho yongeye kuburira intwaro ni ikibazo kirimo kiraganirwaho cyane rimwe na rimwe ukumva abanyarwanda baracyumva ukumva barakivuga nkaho bakizi kurenza uko abanyekongo kibabangamiye. Ni ikibazo rero tujye kuganira n'abagabo bombi cyane ko bombi babaye abasirikare biragoye ko ndabeshya ntwari kunsetsa kuko twiganirire gisivili turatanga ibitekerezo byaba ibisirikare cyangwa ibisivili turatanga ibitekerezo kuko ntabwo turabona umusirikare wicaye kuri kamera ari gusesengura iki kibazo ariko mfite abagabo babayeho tugiye kukiganiraho ikibazo cya M23 na FRDC. Ntwari reka ari we mperaho ukibona ute iki kibazo kifite ukuntu watangiye mu kanya uvuga ngo gikurura amarangamutima y'abanyarwanda benshi FRDC na M23 kuba birwana hariya iyo gendeba mpere ku icyo ngicyo ku cy'abanyarwanda biyumva hariya nuko hari ibintu bibiri biri hakurya hariya cyangwa se bitatu bifitanye isano n'u Rwanda. Hari abantu bavuga ikinyarwanda, hari ubushakashatsi bwigeze gukorwa buvuga ko muri kano karere abantu bavuga ikinyarwanda bagera kuri miliyoni hafi 50. Izo raporo mwarazumvise, ariko nubwo batavuze ngo abenshi bari hehe, Tanzania bariyo, Uganda bariyo, i Burundi bo ikirundi cy'Rwanda n'inge babishyira mu gatebo kamwe. Hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho abantu bavuga ikinyarwanda. Rero cya kintu cya proximity, ukwegerana, ibikuri hafi, isano umuntu ajyana n'undi ntago iba gusa kuko bavukana, kuko baturanye, barakoranye, bigana, barasenganye, ahubwo uko imbibi zaguka iyo ugeze muri community yindi umuntu mufite kamwe cyangwa tubiri muhuje wisanga kubereye umuvandimwe. Iyo mugeze no hari urundi ruhu
wisanga uwo muruhuje n'ubwo yaba muri Zimbabwe cyangwa muri South Africa wumva ari mwene wanyu. Ururimi rw'ikinyarwanda ni kimwe mu bituma abanyarwanda bavuga bati aha bari guhohoterwa, aha bari kurwana, bari gutsinda cyangwa gutsindwa, nta sano dufitanye. Hakongera kazamo icyitwa ubwoko, mbyita icyitwa ubwoko kubera ko nge njya mbiha agaciro bikunze guhabwa na benshi, ariko si ubwoko muri Congo, ariko mu Rwanda bikitwa ubwoko. Noneho havuyemo n'icyo ngicyo navuze bitatu, ahubwo n'ubwoko muri Congo, mu Rwanda niba bembere ko ari ubwoko. Mu Rwanda mu moko yahoze yitwa, mu Rwanda avugwa yaciye n'ibintu igihe cyinshi, abo bavugwamo ari amoko atatu. Ariko muri Congo mu moko arenga 100 ariyo, nta bwoko Hutu Tutsi twa buri ku rutonde rw'amoko ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ariko abanyarwanda bo mu moko yanditswe muri leta azwi n'ururimi rw'ikinyarwanda batangiye kurwemera vuba aha ngaha. Ejo nibwo numvise leta ivuga ngo igiye kurubara mu ndimi officiel. Kimwe mu bintu bashakaga gukoresha mu buryo bwo gukalma situation bari abantu bavuga ngo nta gaciro tubaha, ese no kurimi rwabo rutari recognized, rutazwi nk'ururimi rwemewe, rufatwa nk'uruvantara. Icyo ni icya kabiri gituma mvuga nti uretse kuba hari ururimi abanyarwanda bavuga rukoreshwa ahandi, uruvuga bakaba baganira badakeneye umusemuzi bigafatwa nk'ikintu cy'ingenzi. Icyo ni icya kabiri, nako ni icya mbere. Icya kabiri ni isano bamwe bavuga bataramoko ari mu Rwanda na hariya hari n'abatwa muri Uganda, Zaire, Afrika yose barahari, ariko abitwa batyo bari muri kano karere n'ahandi hatari kure. Noneho hakiyongera icya gatatu ni amasano. Noneho dufite abavandimwe muri Uganda, muri Tanzania, mu Burundi hariya, kuko ubw'imiryango yakatirwaga imipaka ntabwo ibisekuru byacitse. Kuba ibisekuru bitaracitse rero byatumye abantu uvuga ngo ufite sogokuru hariya, ufite ababyara banjye hariya cyangwa bene bacu hariya, yumva ko ikibazo kibarira kimureba. Yani impamvu eshatu ngira ngo Mugabe nawe mushobora kuzihurizaho niba nta yindi yakongeraho. Jewe hari ibintu avuze bimwe byinshi biri byo, ariko nk'ubu nk'ikibazo cy'abahutu n'abatutsi nibyo numvaga arimo gukwepa, iby'amoko iki. Muri reka ntago urugero muri Nord Kivu birazwi, bagira communauté, mu makominote bagira na communauté Hutu na communauté Tutsi. Nta makominote gusa amoko yemewe mu gihugu, bo bayita amakominote kandi agira ababahagarariye no mu nteko barazi. Kimenyimenyi uriya mugabo wose muri Pareko witwa Semasaka ubu ni umudepite, nawe ni gutyo yaje. Yewe na Ruberwa ni gutyo yatowe muri Assemblée nationale, kuko bagira Assemblée régionale na Assemblée nationale. Now ikibazo kikaba ngo hari ibyo bintu avuze nibyo, ariko hakaza n'ikindi kintu gikomeye, ibindi bintu bibiri bikomeye byagiye byerekeza baretinga ikibazo byagiye buriya gukurwaho kw'ingabo zari za leta ya mbere, ya kabiri, Repubulika ya kabiri, inzirabwoba, Forces Armées Rwandaises, Forces Armées FAR, bagahunga n'ibikoresho byose. Donc ubutegetsi bwose bwarahunze buhugira muri Congo n'abandi abaturage nubwo bagiye za Tanzania, ariko ugahungisha entire army, police, ariyo gendarme, ukajya mbese entire state zose zimutse, radio y'igihugu yimutse, state mechanism na radio ya bakabijyana muri Congo, kandi bagerayo ntihabe a disarmament procedure, kubambura intwaro. Noneho bakisanga kuri cya kindi intwari yavuze, kuba hari abantu bavuga ururimi rumwe, mbese n'igihe cya jenoside ndetse n'intambara ibaye mu Rwanda, bamwe bahungaga hano inkotanyi barikozaga hari abatagiye Goma bakinjira za Rucuru bafite imiryango yabo. N'ubu hariho bamwe tunavugana bari za Burayi, ariko babwiraga ko bahungiye cyane cyane abari za Kane, abari
za Gisenyi na Nusa. bitabaye guca mu ijambo n'ejo bundi hari abaje mu Rwanda batahunze ahubwo basuye imiryango yabo iri ku Gisenyi mu gihe batazi mu gihe gahenge kataragaruka twe twibera mu miryango yacu yako. So icyo kibazo noneho leta yimukiye muri Kongo ntihabaho the right procedure yo kuvuga aba bajye mu makambi, aba bajye mu makambi ya gisirikare ariko tubambure intwaro. Now ahubwo n'abava mu makambi bagiye bahunga intambara za Kabila senior RCD irimo kurwanya Mobutu n'intambara zahabaye n'ama operation y'ingabo z'u Rwanda zakoze kugira ngo barwanye babandi bahoranye intwaro bagakomeza kwiyubaka nyuma y'intambara igihe cy'intambara y'abacengezi byatumye bava noneho no mu makambi kwinjira mu baturage baratura noneho ikibazo kikaba ngo ya myumvire ya politiki yarakomeje ukuntu bumvaga yuko ikibazo cya politiki yo mu Rwanda ari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi. Iyo myumvire barayikomeza hariya. Ni gutyo twisanze dufite impunzi z'abakongomani bavuga ikinyarwanda 80,000 ku butaka bw'u Rwanda. Ni gutyo twisanze na gahunda ihari rwose uzina Perezida Tshisekedi ko yaje mu Rwanda agerago kabiri ashaka ko basubira ariko bahorana ikibazo kimwe bataho bari batuye abandi barahatuye. Bazatura he muduhereza umwanya dukemura icyo kibazo n'ikibazo cyazamunzi zigaragambya urazibuka bakazirasa Kiziba hariya Kibuye urabyibuka? Ndabyibuka rwose. Icyo kibazo leta y'u Rwanda bavuga si wa mugani abantu mwabaretse bagataha. Roni na Kongo batiri kare nta mutekano wari wahaza. Roni ubwayo nta mutekano wari wahaza. Amategeko yacu ntabwo twemerera impunzi gutahuka mu gihe aho zijya nta mutekano kigihari. Leta ya Kongo nayo iti ariko murabizi natwe ntabwo twari twitegura kwakira abantu. Noneho leta y'u Rwanda ikayisaba ko ikoresha kugira ngo ikemure byibuze by'abantu bigaragambya bafate n'abantu bayoboye iyo myigaragambyo babe babashyize ku ruhande bakure no ku buyobozi. Ariko icyo cyari ikibazo ntekereza ko leta y'u Rwanda icyo yakoraga cyari ugukemura imyigaragambyo ariko dakemuye ikibazo abantu niba bashaka gutahuka. Yego Robert wongeyemo akandi kantu ariko reka tugaruke cyane Ntwari. Ibi bintu byo kuba abanyarwanda bumva ikibazo cya Kongo cyane kurenza bamwe mu banyekongo, reka ne kuvuga kurenza abanyekongo, kurenza bamwe mu banyekongo nicyo rimwe bamwe baheraho bavuga bati M23 ni abasirikare ba Kagame, si je peux dire nkuko bakunda kubivuga. Kavuga bati ni igisirikare cy'u Rwanda ni RDF, leta ya Kongo kavuga ati ni u Rwanda rwaduteye rwishe muri M23. Ibyo ni cya kintu nayise proximity. Ese batera baturutse abateye ejo bundi baturutse Uganda, ariko nureba RCD ukareba CNDP ya Ruhankunda na bakazara majime M23 ukareba M23 ya mbere y'abakazara masinzi nasiga yaravugaga rwose. None se CNDP atayiturutse Rwanda igice baturutsemo ni nkuko abateye u Rwanda muri 19 baturuka izance za Kabare za Ntungamo za Hehe ibyo nabyo automatic munatavuga ati twatewe n'Ubugande. Ariko CNDP igaba igitero yibari bavuye mu Rwanda kutaka bakonga ko bwegereye u Rwanda kwegera ariko ntabwo bari bavuye mu Rwanda. Umuntu uzatera kuki FLN bavuga ngo ituruka i Burundi nuko mu ishyamba rya Nyungwe ifatanye na Kibira y'u Burundi. Nashakaga kukwibutsa ni kimwe ntabwo mbijya impaka cyane nuko niganyira nkunda Rorankunda Nyakinama nyiri mu gisirikare nkuko babivuze n'undi mugabo bari abakongomani benshi RCD yari kimara kujya ku butegetsi bafitanye ubufatanye n'u Rwanda kugira ngo baforomere abasirikare na uriya witwa Thankful Hamisi uriya wahoze muri Maimai yaje kujya muri RCD avuye muri Maimai wakoraga pompage 800 inshuro
na Amerika mufatiye ibihano ibiki nawe urumva ikintu kimwe shaka kubwira sendepe igaba igitero ntabwo yari ivuye mu Rwanda. Ikibazo cyavuye Ntwari aravuga ko bari ku butaka bwegereye u Rwanda. None se Rucuro kuko M23 ariyo yahereye Rucuro note M23 sendepe ya Nkunda. None Rucuro yegereye ikihe gihugu mu bihugu 11 bihari imbibi na Kongo? Yegereye Uganda n'u Rwanda. Ntabwo yegereye Rucuro, ntabwo yegereye Rucuro ni muri Kongo. Ni muri Kongo n'ujya kwegera imipaka. N'ujya kureba imipaka urayisanisha n'u Rwanda. Ntabwo Rucuro yegereye Angola, ntabwo yegereye Mozambique, ntegereye South Africa, ntegereye Congo Brazzaville. Kuko RCD igaba igitero. RCD urayibuka? Irimo bambusanya mu isi, irimo ba Desire Kabila, irimo n'abandi urabibuka abasaza bari abenshi bari bashe actually RCD yari ishyigikiwe n'u Rwanda. U Rwanda rwari rufite umwanzi bafatanya n'abandi actually ikibazo twagikemura burundu. Rero Kongo gukomeza kwikanga yuko umwanzi yaturuka i Rwanda ni ibintu byumvikana. Rero kuri icyo prospect ivuga reba nka Badorite. Badorite ni umujyi uhana imbibi na Centrafrique. Bivuga ko hagize igitero gituruka hariya. Kuvuga ngo Centrafrique ateye Kongo biroroshye kurenza ko wavuga ngo Angola yaduteye. Uretse ko ya Centrafrique none bahita babyitirira abandi bantu bazi ko bari. Kuki M23 ubwayo bayihuza no kuba ari RDF? M23 abayigize ni bande biganjemo abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Bakavuga ko ari ishami ryashibutse kuri CNDP. Wavuze ko Ikinyarwanda kivugwa n'abantu barenga miliyoni 50 mu karere. Noneho nureba bareba ikomoka ishabuka kuri M23 ya mbere yazaga ifataguma bavuga ngo nayifashwa n'u Rwanda ikongera igakomoka nayo kuri CNDP kuko usanga ari babande abasirikare bamwe basigayemo n'ubundi ari ibisigisigi bya babandi babanje mu tkubanza nkuko CNDP usanga bamwe mu bantu bari bayirimo ko ariho M23 ya mbere ni ya kabiri nuko hari habagiye bayivamo ariko it's the same thing kubera ko Nkunda no mu bya gisirikare Amacenga ari uyoboye ibya ishami rya gisirikare mu bijyanye ariko mu buyobozi wari umwungirije ni Ntaganda ariko Ntaganda bamuzanye inyuma avuye zanuza iriya aho bicaga abahema hari nabyo yarezwira urumva ni nkuko ufashe RPF ya gutera bayisanishije n'abateraga 61 6 kangahe kubera iki basanga hari abana babo cyangwa abuzukuru cyangwa abantu bafitanye isano bakavuga ati nimenya ari babandi bagarutse na M23 kuvuga ngo ihuye na CNDP n'iki iyo harimo bamwe bafitanye isano cyangwa bahoze mu bambere biroroha ariko n'ubundi M23 kwiyita M23 yari ishingiye ku masezerano leta ya Kongo yagiranye na CNDP kuko nabwo bigeze bakorana na M23 nk'umutwe ku giti cyabo ni CNDP nabo ubwabo baracyayibona n'ubu ngubu ndabonye basa nk'aho bahindura izina bita ngo ni Armée Révolutionnaire Congolaise. Hanyuma Mugabe nawe nkubaza iyo wumvise speech za President Kagame na President Museveni wumva iki kibazo cya M23 bacyumva kurenza abandi ba president muri aka karere nukubera iki? Urumva hari u Rwanda rufite sensitivity y'abantu kuba barishwe genocide yakorewe abatutsi abantu kwicwa cyangwa se kurenganywa kubera ishusho yabo ugasanga abo bita abatutsi which I don't believe in them by the way abo bita abatutsi urabona twebwe mu baturage ntabwo tumenye itandukanye rya hagati y'umutu n'umututsi nk'ubu karumisha abo bambaje ngo umutu cyangwa umututsi icyo kizamini 100% cyatsinda ariko abanyapolitiki iyo habaye amakimbirane bahita babona abahutu n'abatutsi bantu babiri bahingaga bahita babonamo umutu n'umututsi na Kongo ni gutyo none icyo kibazo na Uganda kirahari icyo kibazo kiri very sensitive uburyo muratwihanganira rero habayeho ikibazo cy'imvura iturogoye biba ngombwa ko twimukira ahantu hasakaye ariko Mugabe wari gisubiza impamvu President Kagame na President Museveni aribo bumva iki kibazo cyo muri Kongo muri aka karere. Nekereza ko ari impamvu eshatu. Impamvu ya mbere ni impamvu yuko
ikibazo cya jenoside yabereye mu Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi. Urumva jenoside ubundi zigira impamvu, either ubwoko, idini, imyumvire, cyangwa se n'ibindi aho ngaho yaza kumfasha muvandimwe. So, ikibazo cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yakozwe n'abanyarwanda, bayikorera abanyarwanda, yewe no kugira ngo ihagarare bisaba imbaraga z'abanyarwanda. So icyo ni ikintu gikomeye, nuko abantu bahita bihutira kuri iyo mvugo bakagira muti bakihutira gusa bapraising ukuntu yahagaritswe. Ariko urumvaga jenoside yakorewe abayahudi yakozwe n'abanazi bayikorera abayahudi, sibyo? inakorerwa hanze y'ubutaka bw'abayahudi, mu gihe indi yakorewe ku butaka bw'u Rwanda. Yakorewe. So noneho iyi jenoside kugira ngo ibeho nuko haba habaye ingengabitekerezo yayo na leta yishyigikiye. Iyo leta rero kwimukira ku butaka bwa Kongo ukavuga ngo nta ngaruka zizaba, nabyo ni ukubeshya. Ariko icyo nshaka kuvuga, so ikibazo cy'ubwoko muri Afurika, for instance like Museveni, President Museveni, he's a historian, arabizi ikibazo cya connotation y'amoko. Yewe nababwiye mu Rwanda, mu Burundi, muri Kongo, Uganda, yewe na Nigeria. Nigeria buriya habaye ikibazo, Buhari buriya mu bwoko bw'abantu ba Nyamuki. Yewe kikagera no muri Senegal. Ariko haba hakeneye political effort za politiki gusuppressinga ikibazo cy'amoko, ugateza imbere ikibazo cy'ubwenegihugu, ugateza imbere mbese ubwenegihugu, ikintu abantu basangiye. Niba basangiye igihugu akaba ari cyo wibandaho, ugasuppressinga n'imyumvire iyo ari yo yose ijyanisha ku moko. Mbona ari nacyo kibazo buriya abantu bamwe batumva, ukuntu na leta y'u Rwanda isuppressinga ubuhutu n'ubututsi kugira ngo buveho completely. Nuko ari bwo buryo bwonyine bwashoboka kubaho ownership y'igihugu mu kubanisha abantu. Now ikibazo cya Museveni kuba byumva hakubiyeho n'ikindi cya kabiri. Perezida Museveni na Perezida Kagame ni abasirikare. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Abajenerali. B'abajenerali. Bose bayoboye inyeshyamba. Bose bayoboye inyeshyamba. Bazi ni ryari inyeshyamba bifite ikiharanira, a right cause. Iyo udafite cause ntabwo bakwemera. Ubu babaye umutwe witwaje intwaro. Ariko kugira ngo bakwemere as a rebel group, nuko uba ufite a cause. Cya kabiri, baza akarengane. Ni abasirikare bayoboye inyeshyamba, bazi icyo bita cause, impamvu y'intambara. Mu by'ukuri iyo ugiye gutangira intambara, aba ari ikibazo cyo gupfa no gukira. Ntabwo intambara ari seremoni, ari ikintu wirata, ni ikintu abantu bapfa. Kandi not only abaturage bava mu byabo bakanapfa, ahubwo upfusha n'abasirikare na za mbaraga zari kuzubaka igihugu, ahubwo bo bakagwa muri iyo mirwano. So cause, kuba bumva ko M23 ifite cause. Cya kabiri, nk'uko natangiriye, ikibazo cy'ubwoko. Cya kabiri ni ikibazo cya cause no kuba ari abasirikare. Cya gatatu ni ikintu gikomeye cyane, cy'akarengane. Ntabwo watangira ibintu byo kujya ku rugamba ngo urwane upfusha abantu hatarimo ikibazo cy'akarengane. Hari icyo nongeraho cya kane, kuba bombi kuri ibyo yavuze, kariya karere bakarwanamo barakazi. Kukarwaniramo mvuga si uko bo bigiye ku rugamba, ariko burya umuntu uyoboye igihugu ari n'umusirikare abona raporo zose zibera ku rugamba. Iyo ari umusirikare azumva neza kurenza umuperezida w'umusivili. Umuperezida w'umusivili kumuha raporo militaire, byagenze gutyo ko hari ibyo amadetail atabasha kumva, uwo umusirikare yumva. Intambara ya mbere ya Kabila
iyo hataba u Rwanda n'Ubuganda ntabwo bigera gushoboka. Rero ni u Rwanda na Uganda rwarwanye iriya ntambara kugera Kinshasa, kare kose guturuka ari ukagera Kinshasa, anje zirimo, inzira zirimo, uko urugamba rwaho rwana, aho ahari ingufu nkeya nini n'ahari point strategique. Ese habereye urugamba agasozi aho ufite kugira ngo controle neza handi, ndakeka ko babikurikiranye neza kurenza abari bari Kinshasa, kuko leta ya Kongo icyo gihe ari Zaire ntabwo yarigeze irwanira muri kariya gace ngo imenye ngo harwanwa hate, ni ahantu bazi kurenza uko abicaye Kinshasa baba bahazi nubwo arahawe. Reka dusimbuke gato yenda mbere yuko usimbuka urambabarira ni wowe uyoboye ikiganiro, hari akandi kantu gatoya. Buriya mu bibazo bya mbere ibigo by'ubutasi by'igihugu bigira ni ukumvisha intelligence report umuperezida w'umusivili kugira ngo afate n'iryari ikibazo ari ikibazo gikomeye. Donc mu byo bita prioritizing information, n'iryari intelligence report ikugaragariza ikibazo gikomeye, n'iryari ikugaragariza ikibazo gikomeye gisaba umwanzuro uri swift, n'iryari ikugaragariza ibibazo byoroshye ariko bishobora kuzaba ikibazo gikomeye, kugira ngo ubyumvishe umuperezida w'umusivili ibibazo bikomeye bikeneye reaction immediate reaction. Nawe ikibazo gihari ni iki? Iyo urebye M23 ibyirwanira uko ibisobanura, ukareba fragilité y'akarere, ukareba imyitwarire y'ingabo za Kongo ku rugamba, isubizo ni iki? The absence of power authority of the government of Kinshasa on the ground. Icyo kibazo rero ntabwo wagikemuza ngo urashaka kuvuga kwita M23 a terrorist, ufatanya na mayimayi ya Kutumba, ufatanya n'iyindi mitwe na FDL za Nyatura zose ngo mugiye kurwanya undi mutwe. Icyo cyonyine kira niba ingabo z'igihugu John Williams yabyumva nk'umuntu wabaye umusirikare, kuko always nkunde ringanire nk'umusivili. Impamvu ngiye nkavuga ni ukugira ngo kubera ko ndakuzanamo mu myumvire ya etat sécurité kugira ngo umve sensitivity yacyo. Iyo uri ingabo y'igihugu ukagezaho kwitabaza militia groups, nuko akurekane ko John Williams ariko ni cya kintu kijyanye na réalité sur terrain, ukuri kw'ibiri kuri ground, aho ibintu biri kubera, inyeshyamba zimetriza kurenza wowe wicaye muri office yakugiriye. Kuki se ziriya ngabo za Kongo zishobora kuza zikagera hariya bikaba byazigora? Suko zifite imyitozo mike, suko zifite ibikoresho bike, ariko iyo urwanira ahantu hari umuntu hazi kukurusha, iyo n'indi mbaraga ni ato ni ikintu kurusha. Urasa nk'ushimangira impamvu FARDC ishobora kwifashisha iriya mitwe isanzwe yamenyereye, bazi ground kurenza. Reka ng'urugero muri Ukraine, Abarusiya ko barananiwe intambara yo ku butaka muri Ukraine, suko batazi intambara yo ku butaka. Hari benshi bajya kwiga intambara yo ku butaka mu Burusiya, ariko ground abasirikare ba Ukraine baba bafite ibikoresho batabifite, bafite uburyo bashobora gutega ambushi bwose bitewe n'ahantu bazi. Mu gihe wa undi uhageze akeneye kwiga ikarita yaho bikamugora kurenza umuntu uzi field. Niba icyo cyo nitandukanye igitekerezo nawe well kuri Ukraine he's right, kuri Congo I don't think he's right. Ndagurugero ruto icyo bitandukanye nawe nuko ingabo za leta zikwiye kwifatanya n'iriya mitwe, ntabwo zikwiye kwifatanya nayo. Nta nubwo ingabo za leta ziturutse Katanga n'urugero batayiturutse Katanga tu, ni nko kuvuga ngo ingabo z'u Rwanda ziri Musanze Ruhengeri kujya mu Mutara zasaba yuko habaho militia group iri mu Mutara kubera ko ihazi. No, niba uri ingabo y'igihugu, you know your country, ahantu mubona hakomeye hashobora kuba ikibazo ni naho mujya kwitoreza kugira ngo mumenye igihugu. Ni na excuse nimwe yo gufatanya with the militia group. Ubundi militia group nahita gute? Umutwe witwaje intwaro ubundi ubahute
mu gihugu gifite igisirikare na polisi ibyo ubundi bishoboka bite niko kuvuga ngo wemeranyije gufatanya umugore wawe n'umuzamu wawe iyo mitwe ni myinshi irenga 140 leta irayizi nta n'ikibazo yifiteho ahubwo kuba leta nta kibazo yifiteho ni ikibazo ubwacyo ariko ubuzima bitagifiteho nanjye nuko leta yicisha sa iriya mitwe ntabwo icarengenga leta yo irabuza ubuhema abaturage ikanabaka imisoro ariko ntabwo iserete niga ntabwo itegereza ko ya mitwe izaza kuyikura ikica oya nta n'ubwo igambiriye gufata ubutegetsi ikibazo cya M23 iraserete niga state security state nayo igahagurukana imbaraga niyo nka nk'uyu munsi Kitona za Kitona nduva Kitona perezida amaze gupasinga out rekurutse bagera ku 11 muri baba perezida Kisekedi bashya kandi biraritegerezwa ko by next week niba atari muri iki cyumweru passing out abasivile bo bazanye bagomba kubaka icyo bita auto defense ni ngako defense civile ko kwirwanaho kwa civile nabo twarwanye nabo in 90 something hano kubera ko fari yarabikoze birenze ibyo bose umugabo oya simushotora uyu munsi yaje ari umunyamahoro ntabwo ashaka oya ndakantu ko kukubwira kuko sifite the entire idea uburyo auto defense ikora auto defense civile ukwikora simbizi ariko je mbona ari ugushora abaturage mu rugamba ariko mwihangane duhita tujumpinga tugere none uko bimeze ubu uko bimeze ubu ejo bundi M23 ngo twemeye kurambika intwaro hasi twemeye no kuva mu bice twari twarafashe kiriya wacumbise ute ntwari ntaragisubiza ndahera ku kintu cyitwa cause M23 cause M23 yagiye izamo ibyuho mu misobanurire muri no minsi bagize icyuho cyo kuvuguruzanya kwa hato na hato kw'abavugizi iyo ugize abavugizi benshi nabyo bwabyo bikibazo ubu umuvugizi wa politike bamaze igihe basobanura ibya gisirikare nabyo ni amakosa so uko abavugizi wa politike bari gusobanura ibya gisirikare batametiza neza ground urugamba kuri terrain hari detail details duto batari batumva gisirikare ariko bagatanga amakuru ya gisirikare Wiringoma avuga gake cyane impamvu no bazizi bandi baravuga ngo ku rugamba cyangwa cyereko so kuvuga ko bwabuze warujyaho ngo bitabaza ndamubona uko mushaka na mu gitondo namwe ariko ugiye kureba inkuru ziri hanze aha ukareba abantu ko bya M23 bisimwa ari kuvuga cyane no Kanyuka oya harundi kuvuga cyane Canisius ari kuvuga cyane kurenza abandi bavugizi bose avuga ibyo bapfuye nuko ari we babaza cyane ngera mbado nanone birashoboka kwenda ariko nicyo tumva igifaransa tumva iringara tumva igiswahili akifashisha umuntu uvuga neza ikinyarwanda kiri fluent ibyo cyangwa biranashoboka n'icyo azi kuvuga ari fluent kuvuga yungikanya ibintu akabisobanura mu buryo bwihuse kurenza abandi niyo mpamvu igifite kazarama ninde wundi wamuvugiraga amase nta wundi wari ukeneye kuvuga kubera ko yari eloquent yari umusirikare yari yametirisaga politike yinuza y'umutwe avugira iyo ubajije Wiringoma ibya politike wumva bimugonga iyo ujyanye akazi ka politike wumva atakaye ariko wabaza mu rugero rya politike abivuga ajye no mu bya gisirikare réalité militaire bya gisirikare n'ibivugwa n'ibitavugwa ntago umunyarugero byumva kimwe n'umusirikare nta nabyumva kimwe n'umunyamategeko wabo bagiye bafite umunyamategeko bakagombye nduva nta mutwe nkuru yo bafite umunyamategeko n'ubwo atamutanga wakagombye je nka M23 iyo naherukaga bari bafite umugabo w'umunyamategeko witwaga René abandi ari n'umujyanama wabo mu bya politika nayoboye diplomasi yabo kuko hari ibintu batangaza ugasanga nta munyamategeko wabinyujijemo ijisho ukurikije ku bijyanye n'itegeko uko byubakitse ugasanga hari article ya 2 irazimwa n'iya 8 n'ibyo amategeko itegeko riburengere ati article 8 rirasenya article 2 ibyo ni ingero ntanze abazayisoma neza niri basohoye ejo bundi rye masasu y'abantu baguye mu masasu
mu mategeko rwose kishishe uburyo babisobanuye wishyize amategeko birimo akantu k'icyuho umunyamategeko Mugabe nibeshya aza kungata ahangaha Oya nibyo birumvikana nanjye ahubwo tumye nekereza cyane kuko ndumva re n'abandi yarahunze mbere igihe M23 yakubitwaga ivuye Goma ashobora kuba ari muri Suwede cyangwa Norvège cyangwa mu Bwongereza. Ikindi kintu Cyo ni ikibazo niba badafite umunyamategeko kuko organization yabo muri iyi minsi ntabwo nyizi. Ikindi kintu no kunganira na debate niko genda ntabwo ari nka misa aho umwe asoma isomo rye yarangiza undi akaza kuza nako ikajya umwanya wo kuririmba. Debate y'abantu bungikanya ikindi kintu gituma M23 muri no minsi koze yayo yaragiye ivangirwa nuko uko yagiye isobanurwa umuvugizi wa gisirikare kayivuga wa politiki kayivuga undi akaza kayivuga wumvaga atari nk'ikintu cyanditse ahubwo buri wese yayisobanura muri both sense mu nyumvire ye. Ndatanga urugero hari abo bavuze ngo bararwanira uburenganzira bw'abavuga Ikinyarwanda iyo ushyizeho point abavuga Ikinyarwanda bari hariya FDLR irimo kandi bahanganye nayo abanyamurenge pfiyo ngiyo barimo za Yakutumba za Nyatura harimo benshi bavuga Ikinyarwanda na FARDC harimo bavuga Ikinyarwanda icyo gihe nuza none se pareko yavutse gute ntabwo icyo kintu gisobanura bavuga Ikinyarwanda point noneho bimaze kwivura ngo baze kugaragara ko abavuga Ikinyarwanda barwanira byiswe gutyo hari abo batakagombye kuba barwana nabo ahubwo baba barwanira niyo mitwe abanyekongo wenda FDLR bavuga ko abanyarwanda ariko abanyekongo benshi bavuga Ikinyarwanda hari batari FDLR b'abanyekongo nyirizina FDLR bo ni abanyarwanda n'urubyaro rw'abanyarwanda bafite amaraso mu Rwanda nubwo bafite passport n'ibyangombwa bya Kongo ngo benshi barifite by'abanyekongo. Icyo ni kimwe nyuma bahita bashyiraho haza abandi ukumva neza ati ngo twe turarwanira ubwoko runaka bavuga ubwo bwoko cyari kiravuga Abatutsi ugasanga pfo imurenge ntabwo basangiye cause na M23 nabo bakeneye uburenganzira bwabo ariko kugira ngo uzabone bishyize hamwe ntibikunze kuba hari n'indi mitwe n'andi makominote ari muri ubwo bwoko butari ubwoko muri Kongo ubwoko mu Rwanda n'u Burundi ariko butari ubwoko muri Kongo iyo atibona mu mpamvu zo kurwana bavuga bati ntacyo leta yadutwaye ntacyo dupfa nayo ntacyo dupfa nayo nta nicyo dupfa nayo icyo kikaza kuba ikindi kibazo iyo bibaye ku mpamvu y'ubwoko ku mpamvu y'ururimi hose hagiye habonekamo ibyuho bibaye imvange ya byombi niho haje ngo turarwanira abavuga urw'Ikinyarwanda kandi bo mu bwoko runaka nabwo ugasanga nibyo nakubwiye abanyamurenge kugeza uyu munsi ejo bundi M23 bivuze ngo ugiye kugeza amasisi batangiye gutabaza bati katubayeho iyo urwanirira cyangwa bamwe mu bo washyize muri koza yo kurwanirira bahagurutse bavuga bati no muje kutuza umutekano muke twari dufite wari muke muje kuwugabanya kiba kibaye ikibazo akonsereza kuri iyo ngingo ni uriya Sendugu Museveni ati ibyo bari kurwanirira agiye kubisenya ndetse ahindukire abarwanye akoresheje M23 part of M23 ni agace ka M23 ahantu hose muri koze mu Rwanira iyo habonetsemo abo mu Rwananana bahindukira basenya ibyo mu Rwanira banafatanya nabo mwahanganye nabo ibyo nabyo ni ikindi cyuho kiba cyonetse mu mpamvu zo kurwana kwanyu. Subiza ikibazo cyanjye none nari mubwiye ni kurambika intwaro hasi no gusubira inyuma biragoye ariko bizaba impamvu bizaba nuko imbaraga n'imbaraga iyo byageze mu mbaraga ubwumvikane imishyikirano biba byabaye biki. Goma iri kontrol ngubu ingabo za Kenya ari nazo zaba ziyoboye iz'akarere zifite aho zikontrola ziri hariya ntabwo zizemerwa kuraswaho none zirasaho ntuzitwa kurashe FARDC ingabo za Kongo uzaba ugiye guteza ikibazo kindi cy'umutekano muke mu karere. Nanone pfo SADC irarekereje hari ibivugwa ngo hari units zimwe na zimwe za Angola nizo mu bihugu bimwe na bimwe ziri Kinshasa ariko zitaroherezwa ahangaha ariko ikizwi nuko SADC irarekereje ko haboneka impamvu legal impamvu nyayo ibasha kwemerwa n'itegeko yatuma batabara uriya General Nyaga President Tshisekedi wa uyobora bese cyatuma batabara igihugu cya RDC Republika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo itabarwe na SADC
impamvu nyayo yemewe n'amategeko ntabwo iraboneka, ariko ibonetse ntabwo wategereza iminsi 3 cyumweru ngo babone hariya, kuko harimo n'abarimo bucece ariko bitari open. Impamvu nyayo waba duteze ko kwibaza ngo ni yihe, nta gihugu cyemerewe gutabara ikindi mu gihe intambara ziri mu icyo gihugu, ubwo twinjira amategeko mpuzamahanga, mu gihe intambara ziri mu icyo gihugu ari intambara z'abene gihugu. Ni nayo mpamvu ibihugu bijya bifatirwa za ambarigo. Mu byumve neza tugiye gusoma amategeko, igihugu gifatirwa ambarigo iyo basanze ko intambara kirwana kiri kurwana n'abene gihugu, ntabwo kiba cyemerewe guhabwa intwaro zo kwica abene gihugu, kigafatirwa ambarigo, kigafatirwa intwaro zimwe z'abakongomani zafatirwa n'ababirigi. Urumva harimo kandi baraziguse barazishyura. Ni ukubera ko barwana na M23 kandi M23 ari abene gihugu. Ari nayo mpamvu leta ya Kongo ikoresha ibishoboka byose ngo igaragaze ko abirwana nabo si abene gihugu, ni abanyamahanga. Ndabaha urugero gatoya, 1990 u Rwanda ruterwa, byavuzwe ko rwatewe n'abagande. Icyo gihe rwatabawe n'abazayirwa, rutabarwa n'ababirigi yewe n'abafaransa, rukundi kuntu bakoranye, ariko bimaze kwemezwa kugaragara ko abarwana atari abagande, ingabo zasabwe gusubirayo, bifite inzira byanyuzemo, mekanizme zakoreshejwe, ingabo zitari z'igihugu zisabwa gusubira mu gihugu cyazo. Rero SADC cyangwa undi wese watera inkunga RDC, haramutse hari ikintu cyemeje officially ngo Kongo ntiri kurwana n'abaturage bayo, iri kurwana n'ikindi gihugu, icyo gihe none bibasha yemerewe ko yabona umusada wose uturutse mu bindi bihugu bitanye n'amasezerano ya SADC. Impamvu bajya muri zino blocks za East Africa Community SADC, cyane cyane SADC ni n'umuryango irakomatanyije, n'umuryango w'ubukungu n'ubwa gisirikare. Naho kimwe nuko na East Africa nabyiriye, niyo mpamvu ifite East African Standby Brigade, ariko inkene ikeneye cyane wanekereza ko ibura guhabwa icyerekezo politiki babikora. Ubwo rero ubasha gutabarwa n'umufite amasezerano y'ubutabane mu bya gisirikare ari uko watewe gusa n'abatarabene igihugu, utarwana intambara mu gihugu. Ntwari ukavuga uti rero byanze bikunze M23 bazayikubita, bitinda bitebuke. Impamvu yayo nikomeza kuba nkene, aho bizayigora, kuko leta ya Kongo iragenda ikabindikiranya byose mu kintu kimwe. Twe umutekano dushaka muri karere ni uko imitwe ifite intwaro yose depose. M23 ikaza ifatwa nk'umutwe umwe mu mitwe ifite intwaro muri ako karere, ariko bajya no gutumira ugasanga batumiye izo za Nyatura, batumiye ya mitwe itanavuga ya mayimayi n'izo zose, bagatumira n'abanyamuryango batumiye nyuma baza kuva bavuga bati ntabwo twava mu mishyikirano hano Nairobi, abantu bacu bari kwicwa, nuko bivanye ejo bundi bagasiga M23 kubera ko hari ibyi kwica mu bisabwa, batuma umutwe uri kurwana, umutwe uri kwifata nk'iterabwoba, umutwe ufite intwaro, umutwe uri kubahiriza ibi n'ibi, ntitwawutumira. Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi bamaze iminsi batangaza imbwirwaruhame zitavugwaho rumwe. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ari mu nteko ishinga amategeko ati atari nuko yatsinze amatora ya mbere, atamuvuze mu izina. Perezida Tshisekedi nawe ati ntabwo abanyekongo ari abanzi b'abanyarwanda, n'abanyarwanda si abanzi b'abanyekongo, umwanzi w'abanyekongo ni Kagame n'ubutegetsi bwe. Gerekereza ziriya mvugo, umwe ari hari address donc bareba barabwira audience zitandukanye. Tshisekedi, Perezida Tshisekedi ari hari addressinga internal audience, Perezida Kagame ari addressinga external audience. Ntabwo ibyo Perezida Kagame yavugaga yabwiraga abanyarwanda, nta nubwo ari amakuru yabahaga, yabatumagaho kuko nababwira ngo mwambare kuteri unakora iki n'indimi, unakora audience zari zitandukanye, biriya bibaho muri hari n'abanga kuko hari n'abashaka badashaka kubyumva bakazishyira aho ngaho, ariko nibura tubabwire ibyo rero ntabwo yabwiraga abanyarwanda, nta nubwo ari iriya nteko yabwiraga, iriya nteko ni podium yakoresheje, ni podium mbese muri politike bibaho. Uribuka abanyeshuri bo muri University of Rwanda iri Butare bigeze kwigaragambya banga igifaransa, baranigaragambya ngo baje hano babarasa n'umunani byishyira muri za 2 kirago bamwe bana bamishaho n'urusasu, numbaza ukuru byarangiye
uzi iyo address yo kuvuga ikibazo ukuru kimeze hakaba hari n'abahunze bakajya kukiga mu Bufaransa kuko bamwe muri bo bahunze bahunga icyongereza mu Rwanda bahungira mu Bufaransa bahunze igifaransa mu Rwanda bahunze igifaransa mu Rwanda bagihungira mu Bufaransa bashaka icyongereza bahungira mu Bufaransa biba ngombwa ko bakiga kugira ngo babone akazi noneho uzi speech ya Perezida Kagame yavuze kuri icyo kintu yabivugiye mu banyeshuri ba graduatingaga ba high school ba La Colombière ni podium Perezida Kagame yabikora Perezida Clinton aza mu Rwanda mu ijambo yavuze yashizemo na Syria ntabwo ari ku Rwanda hari ikireba Syria rwifashe aho autorité n'ubutumwa bwasha kugera cyane cyane Israel irabikora yigiye muri Loni ntabwo ivuga ikibazo cyayo ibona ivuga icya Palestine ikabona no kwibasira ibindi bihugu n'iby'abazungu the West bishyigikiye cause y'Abapalestine noneho bakavuga ukuntu barenganya Israel ahubwo nibwo avuga kuri Israel noneho akavuga ibyo bamaze kugeraho ko bubatse inganda tekinoloji gusa icyo izi speech zombi ni different zishobora kugira umwuka mubi tension y'intambara bizamura cyangwa ni speech ziri bugende kuri ikibazo kinahari hari mu bintu bimwe urumva uyu mugabo afite ubumenyi bwinshi hari ibyo avuga bimwe ariko nkaza gukomoza akantu kamwe akagahagika ubundi M23 ikibazo cyabo biroroshye kubikemura upfa kuba ufite ubushake bakureho imitwe itera bene wabo ababyeyi babo harimo izo za nyatura za FDLR z'ibiki uyikureho ikindi kuri ibihumbi 80 by'impunzi za bene wabo bari mu Rwanda zitahe muri Kongo n'abari Uganda bacyure sibyo nicyo basabaga buriya n'imishyikirano ya M23 aho yakwiryo zina yavugaga kuri imitwe hariya ibuza ubuhwemo bene wacu b'abakongomani cyuri impunzi twebwe nushaka utudemobilize ariko nubu narabushaka gushyira mu gisirikare abuje terms and conditions z'igisirikare cyawe ubafate abandi mwe kwanza muri abaterrorist ubundi icyo nicyo kibazo cya M23 ibindi iragenda ibitizwa na leta ya Kongo ndaguha urugero nk'ibyo yabanengaga ndaguha urugero abakongomani prime minister cyangwa umuvugizi wa guverinoma araza avuga ati abantu bose bavuga ikinyarwanda muri Kongo ntabwo ari abakongomani n'abanyarwanda M23 none Rwanda yavuga ururimi rw'ikinyarwanda noneho muyaya yagenda yajya gusura ahantu agaturika igahaguruka n'abaturage bati twamaganye umututsi banatyaza imipanga harya muyaya yabanjijwe nande hari wari uhari kubwa Lambert uri yarareze yarameze gaho ndo kwa Saddam Hussein ndo umuvugizi w'igisirikare Saddam Hussein urumva M23 ibyo yita ibyuho ihindura ivugo ari uko guverinoma nayo yahindi ivugo ibyo ngibyo ni reaction hariho permanent cause M23 hakabaho na reaction cause niba uvuga ngo abavuga ikinyarwanda bose n'abanyarwanda ukavuga uti aba bantu bose turwana nuko leta yagize impuhwe tukabacumbikira 94 bamaze gutsindwa ariko none igihugu barakigaruriye ugafata iyo narrative nuko vuga uhaye M23 uburenganzira bwo kurwanira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abakongomani bo bemera ko ari abakongomani icyo ni icyambere wazamuyaya yajya ahantu ati watusi gaturika gakusanya urubyiruko n'amashuri bose bakigaragambya n'abandi bagatyaza bakanaririmba mu Kinyarwanda bati tugiye kwica abatutsi bashire FDLR ikaza nyatura turayizi n'abaki baturuka kuri pareko bose bakaza bakica abashumba bakazitema ikibazo kibi cy'abatutsi M23 nayo kugira ngo ikomeze abo ba victim bose ikomeze ibazane muri koze yabo nuko igomba kugaragaza ko nabo mubivugira nabo turabaharanira ariko ibyo bishobora ibyo uvuga bishobora kuba ari right ariko bishobora no kuba bishobora kuba ari ikibazo ariko bishobora no kuba igisubizo mu gihe uhagarariwe ende victim buriya leta ya Kongo igize gutya ikarasa no kuba
ejo bundi bishe abantu muri Ituri, abarendo bagize gutya, milisha yabo yica abahema. M23 abahema ntabwo dufatanyije ikibazo. Abanyamurenge bari baragize, uyu mugabo yabivuzeho, makanika yari muri FARDC ari koroneri, niba atari leta na koroneri, nabo bavuga ngo ngiye kurwanya uburenganzira bwa bene wacu. kandi Masunzu generali ari umunyamurenge, Masunzu ari Kinshasa ayoboye region militaire, ariko ntiyatabara bene wabo. Bisaba yuko koroneri ari uva mu gisirikare cya leta ajya gushinga umutwe twirwaneho. Utavuga rumwe na gato na M23 bidashobora no kwicara ngo bijye mu rugamba rumwe. Yego, aho ngaho ntabwo ako ngako kitondeho, kuko kugeza ubu none ndabizi ari ibintu birimo ko kuko benshi bo bikora bishyikirana i Nairobi barasabaga bati ahubwo nimugere nado natwe twirwaneho, kuko Nyatura n'abamayimayi b'abandandi batangiye kubagabaho igitero bafatanyije n'ingabo z'i Burundi zaje kurwanya Red Tabara, batangiye gutera twirwaneho y'amakanika. Ubu ngubu umugore n'umugabo basiga bajya kuvoma, umwe yikoreye RPG undi afite karashinikov b'abanyamurenge. Naho icyo ni ikibazo gikomeye. Ubu noneho nabo ubwabo ejo bundi bikura mushyikiro baravuze bati ntabwo twashobora ibi bintu twenyine, tugomba gufatanya n'abandi. Naho uko FARDC yagakemuye ikibazo, I mean uko leta ya Kongo yakemuye ikibazo hakiri kare, the better, kuko nibihuza. By the way, reka twumvikane, impunzi zose zari mu bihugu byose FPR itera ntabwo bose baje, nubwo kuko n'umwami icyo gihe ntabwo yemeraga ibintu by'intambara, bamwe baranga, ariko batangira kugenda baza nyuma. So abo nabo nta kibazo, imbaraga zigenda ziyongera bakavuga ati ariko ahantu bajya bagonganisha gutiranya ibya M23 na RDC n'uby'u Rwanda na FPR yari leta n'umutwe umwe uri kwirwanya, hari leta n'uruvunganzoka rw'imitwe. Ariko se n'ubwo uruvunganzoka rw'imitwe M23 itaraza kuki bitari ikibazo? Erega imitwe nyinshi yari ihabeshejwe no gucukura no kwirwanaho kuramuka, ihabeshejwe na buke imitwe iri hariya muri Kongo, usibye n'ibyo gucukura n'ibiki, byo ni narrative y'abazungu, ishobora kuba ariyo cyangwa nibeyo. Imitwe iri hariya nibahinga niborora bagomba kubaho, sibyo kubaho basahura, nibagira abagore bamwe bafata ku ngufu, basahura abandi, abaturage baraho, kugira ngo community imwe yirwaneho nayo igomba gushinga umutwe wo kwirwanirira. Ariko ibyo byose biraterwa na absence of state authority. Reka dusoze, ariko icyo shaka bavuga ngo nshaka kugarukaho kuri cya kintu cyakoze nanone kubura kwishyurwa aburwanira batari registered nk'ubwoko buzwi mu gihugu. Dufatemo hano mu Rwanda, uvuze ngo urarwanira uburenganzira bw'abahunde, umuntu wese avuga ati ariko are you crazy? Yabaza akibaza barepresenta kangahe mu Rwanda, ni bangahe mu Rwanda bafite menace nyine n'urugero, kubera ko barahari bahatuye nk'abazerwa b'abahunde, ariko bashobora no kuba bafite groupe WhatsApp wenda bahuramo nka 200 cyangwa n'ibanga n'urugero bari mu Rwanda nk'impunzi. Oya, reka urugero turugendeshe neza, kuko aba M23 n'abantu ba Masisi na Rucuru, bo barazwi n'abandi bantu benshi. So nidutanga urugero tujye tugerageza. Impamvu dukoresheje nuko kuyo community wavuga uti turajya tumva n'abantu bahakuririya nubwo tubafite mu Rwanda, ariko ntabwo ari groupe représentatif mu Rwanda. N'urugero ruto ntanze bitari ubuzira kwijana. Ariko urabona ikibazo cyo mu Rwanda, urabona Uganda, Congo, nuza ibindi bihugu, usanga hari abarendo bari Congo, bari no muri Uganda, hari abahema bari nuza muri Congo, muri Uganda bakitwa ukundi, ariko bahari za Rwenzori, hari iki. Ariko mu Rwanda ntabwo dufite, usibye kuvuga ngo ari abavuga ikinyarwanda bari mu bindi bihugu, ariko bo ntabwo dufite ayabo moko ari mu Rwanda.
tuvuge reka nabonye abantu abashira y'ukavu bakaba ni Rwanda reka mvuge abakunkombo buriya abakunkombo bafite mu rundi rurimi ururimi ishami buriya bariya bavuze yuko bafite icyo baranira mu Rwanda umuntu nawe yavuga ngo nubwo ari small minority ariko umuntu yabumva kuko bari threatened ereka abantu nabo baba bari 30 ariko bafite existential threat igomba kumvikanwaho existential threat kanujya Mugabe yavuzeho mukanya ntago bafite impamvu yabo root cause impamvu muzi yavuze ko ari ukuntu bagenda bahindura bitewe n'ibyo leta ivuze icyo gihe igiti cyubatse iyo umuyaga ugikubise amashami ya mbere ajya hirya no hino ariko le tronc reste igihimba kigasigara igihimba cyaje kugerwaho ari uko ari nk'imodoka icyashije cyangwa umuntu uje akacyasa ariko byose ntibigera ku muzi waba umuyaga yaba igiye kwita imizi iba ikiri intact ibigihagaze kereka inkuba yonyine n'ikubita amashami akuma uruti rukuma n'imizi kuma ikubise igiti cyose kugira ngo imizi yacyumishe ariko uretse ibyo ngibyo ahandi imizi igishinze igihagaze bwuma rero bo birinde kujya bahindagura utuntu tumwe na tumwe bitewe n'ibyo guverinoma bivuze ikindi bagira ekipe y'abanyamategeko ibafasha buri tangazo ryo gusohoka guhindura kwabo bitewe na they are somehow abavugizi they are somehow reactionary buriya nk'ubu urabona biriya bisanzwe byo M23 iharanira ubu ngubu leta irabongereye ibindi kandi irabiba batangiye kwica abantu bakavuga ngo watusi bakica abantu banaragiye n'inka bagatema n'inka zabo biriya rero berahereza legitimacy M23 nuko na leta itabyemera ikavuga ko ari bo bazici nabyo byaravuzwe ibyo bisaba yego ibyo ngibyo gusa icyiza nk'abari abantu biciwe Kisheshe actually nubwo bagenda bahindura za Gisheshe nahariya aho bita Cengero ni Cengero aho bacengerera tuba tugiyorera ariko gusa icyo nshaka kukubwira UN yatangiye gukora iperereza kandi UN yagiye mu iperereza waryanga waryemera rigira ingaruka hari ikintu nashaka kuvuga rero hariya ku mwaje uti esizi discours izi mvugo zikomeye zikakaye za perezida bombi zirazana amakimbirane impamvu Mugabe yabyoroheje cyane ariko amakimbirane zirabyara kubera iki abantu benshi bazi ko ibirango by'igihugu birindwa ari ibendera by'ubu bifite icyubahiro bihabwa ibendera indibabaza igihugu n'ikirango cya Repubulika ibendera rwose niyo umuntu abonye ibendera ryabo aho ryaba riri gutwikirwa cyangwa kuri batware hose aravuga ati igihugu cyacu cyasuzumwa ariko burya mu presidence ni urwego ariko na perezida uretse kuba umuntu ni n'urwego kwataka perezida w'igihugu runaka haba mu magambo haba mu nyandiko mu buryo bwose bakoresha uba watatse igihugu kuko ni umwe mu birango bikomeye by'igihugu ariko impamvu abantu bitafatwa ku rwego umwe n'ibendera ry'igihugu byo ntibihinduka ibendera ntirigomba guhinduka buri gihe kubera ko perezida yahindutse cyangwa indirimbo ihinduka yuko yahindutse cyangwa byo ngo bitorerwe buri myaka ingahe ariko akiri umuyobozi w'igihugu umuperezida w'igihugu atake yari yose imukozweho ikimunenze mu butegetsi bwe mu bubasha bwe kiba kinenze igihugu niyo mpamvu ibyo perezida w'u Rwanda avuze kuri Kongo abakongore bagomba kwumva ko ni Kongo ivuzwe ibyo uwa Kongo avuze abanyarwanda bakati n'u Rwanda ruvuzwe ntabwo bavuga ngo ni mu rugo rwe iyi narrative arayivuga ndayemera ariko cyane cyane nyemera mu bantu bafite ubutegetsi bari muri leta urumva nibo bagira iyo myumvire ariko reka nk'urugero rworoshye Kongo kuva yaterwa na M23 buri gihe Kongo yitewe n'abantu CNDP M23 babyegeka ku Rwanda impamvu babyegeka ku Rwanda hari nubwo babyegeka ku Rwanda bakanyura muri diplomasi ibihugu bikomeye bigashyira igitutu ku Rwanda bigasaba ko u Rwanda rwo rwambuka Kongo kubakemurira ikibazo wibuka ko uburyo nkunda yafashwa ariko biriya byafashaga neza ariko utegereza ko byafashije CNDP
reka da none se utekereza ko byafashije u Rwanda? Yego u Rwanda rwangaga yuko rukomeza gushyirwa mu majwi mu kugira ngo batarufatira ibihano, ariko mu by'ukuri kiriya kibazo ari nabyo birakaza rimwe abanyamurenge bari ujya ubona bati u Rwanda rwakadufashije none bariho ariko bakibagirwa ko ari igihugu gifite zacyo nyungu mu gihe ziri threatened bashobora, ariko iriya ni blackmail. Now at this time none ahangaha ibyo mvuga ni ibi, u Rwanda rugomba kwirinda kabonera aho batuka Perezida Kagame bagasuzugura. Ikintu ushaka kubanza gushimbaho leta, the resolve of Rwanda, kwanga gukora ibishoboka byose na disikuru zibavugaho zikabanye. Ndashimira na perezida ko yabivuze ejo bundi, aranavuga ati nzongera kubivuga nyuma y'igihe, kubireka ariko abaye impamvu ikomeye yavuga ukabihorera. Ntabwo tubizi, yavuga ko azongera kubivugaho nyuma y'igihe. None se kumuvuga mu izina by'ubwabyo bakavuga ko ari n'umwanzi w'abanyekongo ntabwo ari impamvu ikomeye yatuma yongera kuvuga. Ariko biriya urabihora, indege abageze Gisenyi ubutaje ikago i Kanombe ikindi gikazi karasiso kimwe ntabwo yaceceka ngo nuko azongera kwivugaho cyane. Oya barashe ibyo byaba ari ikindi kibazo, igihugu cyaba giteye ikindi, si ngombwa kuvuga mu magambo, ushobora kuvugisha ibikorwa. Ariko ikintu ushaka kuvuga ni iki, resolve y'ubutegetsi bw'u Rwanda igumeho. Uyu mugabo yabisobanuye neza, urabona uyu mugabo yari muri mudu nziza, ndamukunda cyane kuko ashyiramo ubwenge bwinshi. Iyo hari abiteguye gutabara Kongo mu gihe bazaba bafite ibimenyetso bigaragaza yuko Kongo yatewe. So twebwe ntabwo twateye Kongo. Kongo nigumana ibibazo byayo na M23 yabo bayishoborera kwitsindagiza, zirika batayishobora ni abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, niba ari n'abatutsi bamaze, ariko birwaneho. U Rwanda rubyihorere, rugume rubyihoreye. Batuka Perezida Kagame niba namutuka ntabwo ari bupfe, nibamukura ku butegetsi ntabwo aribo bamutunze, nta nubwo biri bitume ngo izina rye ryandagara. Umuntu yari mu bibazo cyangwa amazi arimo kumurengera, akubita amaboko hirya no hino, amazi akayasamba gusa, aho kugira ngo yitonde na ya mazi abone uko ayamanura hasi kugira ngo yoge azamuke, arayakubita gutya. Nibyo Kisekedi arimo gukora. Akandi kantu rero utavuzeho kandi abantu bibazaho, kuki leta yageze akita M23 umutwe w'abaterabwoba mu Rwanda cyari kwajyaga ijambo ryitwa ibyihebe rigenda ricika. Iyo byari kwavuze umutwe urwana nawo, niba unaniwe kubona impamvu yuko watewe n'ikindi gihugu, biga ububasha bwo kwitwerereza, kugura intwaro, gusaba ubufasha, ndetse no mu gihe cy'intambara igihugu cyemerewe gukatinga kuri budget z'ibindi bikorwa. Mu burezi bashobora gufata amafaranga y'igice cy'uburezi deje n'amashuri hari kwiga kikajya mu ngabo, bashobora gufata kuri bije y'ubuzima, bije y'igisate runaka cy'ubucukuzi bikunganira igisirikare, kubera ko igihe gihugu kiri mu ntambara, kuko n'ibindi byose ntibyakorwa nta mutekano, nta mahoro ahari. Amahoro yamara kuboneka bikasubira mu bikeneye gusanwa. Rero iyo igihugu kitabasha kubona impamvu yuko cyatewe ngo kibe cyakwitwaza byose, indi mpamvu yatuma kibasha kugira uko gitekerezwaho kigobokwa, nuko abo kirwana nabo kibahindurira amazina, ari abaterabwoba, ari ibyihebe, ari abo teroriste. Ku isi yose umuteroriste ntabwo ari umwanzi w'igihugu, si umwanzi wa leta, ni umwanzi w'isi. Ni nayo mpamvu Cabo Delgado, Mozambique, bariyo n'ubu ngubu bavuga ko ari abanya Mozambique, ariko leta yashatse uko iba, simvuga ngo arabahimbiye cyangwa bemeye ko ntabwo mbizuye mu bya Cabo Delgado, yashatse uko ibitize, ariko biswe abateroriste ibaha n'inkomoko iri hanze ya Mozambique, ngo ni ISIS Sahel, bakavuga ngo ni yandi muri Somalia Al-Shabaab, ngo yepfo ngiyo, abandi bakavuga ngo ni Islamic State ishami riri hariya. Utuntu twe bagiye guhimba ayo mazina, bagiye gukoresha amazina kubera ko umuteroriste ari
threat y'isi yose, intambara ibaye global. u Rwanda kuba ruri hariya cyangwa ibindi bihugu bya Cabo Delgado ntibyari kuba bifite impamvu legitime yo kubayo iyo Mozambique birwana n'abaturage bayo. Ariko ibyo byari gushoboka kuko Central Africa abantu bagabaga igitero muri Central Africa. Uzi ko u Rwanda rwohereje special forces zigera ku 2,000. Hariho abagiye under UN. Ndavuga Central Africa. Ariko hari abandi bagiye kuri arrangement ya President Touadera na President ni kufatanya bwa gisirikare, ariko still ntabwo bavuze yuko barwana n'abari abaterabwoba. So ahandi watabarwa n'inshuti kubera bilateral. Ariko ni mission onisienne cyangwa missions africaine, izo ngizo zikorwa kuki hari hatari mission onisienne, mission ya UN, mission ya UN muri Cabo Delgado n'iki, mission za UN, mission za Africa ni nabahuza n'indorezi zijya hagati y'abarwana ari abene igihugu. Central Africa Central Africa barwana na Central Africa niyo mpamvu ingabo zihari. Ariko still hariyo mission UN mission, ariko MINUSMA, ariko still President Touadera avugana na President Kagame, ndumva no muri disikuru yacu ubundi mu nteko yarasobanuye ukuntu bahembwa. Ibyo biri ku Rwanda mbere rwagiyeyo muri mission itari y'u Rwanda, n'u Rwanda bigiyeyo. Ikindi cyangwa ntekereza yuko ikibazo gihari nonaha hari izo mpamvu zituma M23 yitwa a terrorist group, kugira ngo igire a global connotation, Kongo ibone kutabara. Kuko buriyo uretse bya Cabo Delgado mu kanya bari kuvuga ngo ese muri Central Africa ho ko bagiyeyo bajyayo kubera ko ni mission onisienne, mission z'umuryango w'Abibumbye cyangwa za Afrika cyangwa z'imiryango za CEDEAO, SADC n'iki zijya hariho n'indi contingent yagiye our special force bagiye kumvikana President Touadera, kumvikana na President Touadera. Ibyo nabyo bijya bikorwa. Ariko kuri iki kibazo cya M23, ikibazo cya M23 uko M23 yisobanura mu mafu, niba nabyita amafuti mu rwego rwa communication, ntabwo ari amafuti mu mpamvu zabo, ahubwo ni amafuti mu rwego to package their narrative approach bakoresha. Robert, rero birabagora gatumva leta ntirabona impamvu 100% zituma M23 iba terrorist group. Ni nayo mpamvu icyumvuga ni nayo mpamvu n'amahanga ataratabara kuba batangiye kuvuga ngo kisheshe ibi it makes part of that campaign. Ngaho mureke dusoza. Ariko ikibazo kinahari imbere yuko tunasoza, sinekereza ko naho bakwinvestigatinga gisheje ukavuga ubwicanyi tuvuge ko bwakozwe na M23, sibyo? Still hari ubundi bwicanyi, ntabwo M23 irega leta. So who is more terrorist than another terrorist? Leta ifite sovereignty, ariko iyo sovereignty ya leta ishingiye ku guprotectinga abaturage, ntabwo ishingiye ku kwica ngo nidakorwaho ngo kubera sovereignty. Igira impamvu nyinshi zo gusanga cyabaye. N'abadepite ejo bundi bafite ubudahangarwa, sizi ibyo basomiyeho niba ari bya biri byishegeye poli barabeguza byihuse cyane, ahubwo leta bifite uburyo bwinshi yabibatiza yanabyita kurenza. Ntabwo leta ntabwo yabatiza ubwicanyi bw'abaturage ngo bizakure. Ariko Mandela bamwise umuterrorist na ANC. Mureke dusoze ya global connotation. Mureke dusoze ntwari iki kibazo cya M23 u Rwanda urabana rukwiye kwitwara rute, kuko Mugabe yarema avuga ati ariko akantu navuze je sinekereza yuko rukomeze rwifata, ariko sinekereza ko intambara ya M23 izarangira M23 bayikubise. Hanyuma urabona u Rwanda rukwiye kwitwara rute, hanyuma niba abarwandofone barimo baragirirwa nabi muri Kongo nkuko abarusofone bagirirwaga nabi muri Ukraine, Uburusiya bukambuka, u Rwanda ruraza kwambuka ku mugaragaro? Ntabwo rukwiye kwambuka rugiye kurengera inyungu zavuga ikinyarwanda, kuko ari Kongo yemera ko abanyekongo n'u Rwanda rwemera ko ari abanyekongo. Ariko igihe cyose habaye impamvu ari nabyo bituma intambara kwifata ku Rwanda bigoye cyane,
reba nk'ejo bundi bagiye Kabuhanga ari ku mupaka w'u Rwanda nta n'ikimenyetso kihari kigaragara inkishobora kuba ihagaze mu Rwanda iri kurisha muri Congo muri Zaire. Am I wrong? Niko bimeze. Niko bimeze. Ubwo rero ariko si Kabuhanga wonyine apati ya bode yacu na Congo ushobora kuba uhagaze mu Rwanda urimo kwahira ubwatsi muri Uganda cyangwa muri Uganda. Ari nayo mpamvu abasirikare rimwe na rimwe ujya kumva ngo barenze. Ikindi Kabuhanga ukuntu 23 yayifashe yari iri kure hakanyuramo ikintu hagati inzira yanyuzemo igera Kabuhanga itaragaragaraga biri muri bimwe mu byo bamwe bakoreshaga bavuga ngo no Rwanda rwahise rufata hariya kugira ngo kuruwari inzira ikomeze iboneke. Kongo nirashishira ndege cyangwa ikarashisha ibindi igomba ariko Kabuhanga ukuntu hafashwe urumva u Rwanda rwo rufitanye ikibazo na M23 abo muhangana nabo harimo FDLR ariko muri murabahereza inzira aha hantu ntabwo muhafite abasha namwe turabonana ariko baravuga bati okay uyu muntu nubwo ntacyo adufasha ariko byibuze reka duseke waringa ibyo niba M23 kurwanira hano hagati harimo ikibaya harimo imisozi harimo iki ukumvise ifata hano aho naho harimo indi horizo yanyuze mu butaka yabanukanye wa prokomando yarameze hariya tugiye Kabuhanga si kunyura mu ntuza hariya ni ishyamba nta n'abantu bahatuye. Yego ntwari ngaho ariko ishyamba ryari icyo mvuga ni iki ngiki rero igihe baba begereye bari ku mipaka y'u Rwanda cyane isasu icyo bitari les balles perdues ari amasasa arenga inzira cyangwa yoba ntago waba ushaka kurasa igihe wicaye hano kandi ukoresha amakomporemereye ngo uvuye ngo kino gikuta ntikizagerwaho nicyo kizafatwa. Ibyo rero kuba tubwira M23 yimuke ive za Rucuro iri kure y'u Rwanda ariko nkaza Kabuhanga na hehe tubabwire barasaho ngisasu yo kwambuka mu Rwanda biragoye na Congo mu rwego rwo kwirinda warushoje ariko mu minota ibiri mvuga iki kintu mu rwego rwo kwirinda ko bigaragara ko ibintu byadogereye impunzi ziri kujya mu Rwanda muzi ko Congo ifite kuruwari yakoze iblock impunzi ntizirenge ngo zize kwa Rwanda abaturage bahunga noneho ntabwo bahunga berekeza za Goma kuko nta nzira babone bajya muri Congo basubira muri Congo bariho barahunga bajya muri territoire zikontororwa na M23. None ikindi kintu mpamvu navuze mu minota ibiri na kantu tutabwiye abantu imwe muri koze umutwe ugomba winyesha ugomba kuba ufite ibyo ugomba kuhoje kugira ngo ubwo tuyigwe mpuzamahanga none ufatwe nk'umutwe uriho kandi ufite impamvu icya mbere bagomba kuba ari abene gihugu muri icyo gihugu barwanamo iyo baba banavuga ururimi bikaba karusho kuba ari abene gihugu. Icya kabiri ntago aho bafashe ubuzima bugomba guhagarara yego abaturage ntabwo kubahunga amaduka ntahagarara amashuri ntahagarara ntago hahinduka une ville morte kuko ubuzima buhagaze bagaragara nk'icyorezo aho kugaragara nk'agakiza ari nayo mpamvu ubona M23 ifashe ibuza abaturage guhunga murajyahe ikeneye kuba bafite aho ngaho ikavuga iti ni nayo mpamvu nekereza ko noneho intambara ihari barimo kubahungiraho nekereza ko ari imbaraga kure barabunagana baravugaga ati nimuze nimwambuke nimugire mukomeze ubuzima bwanyu kuko iyo bigaragaye ko aho mwageze ubuzima bwahagaze nuko muri cyago ntago muri agakiza. Icya gatatu uwo mutwe ugomba kuba ufite internal support ni soutien no bufasha buri interne mu gihugu hagomba kuba hari abantu kuba abaturage bashobora kuha abana babo bakajya kubarwanira kuba bashobora kuba no kubagaburira niba n'abandi bari kure bataramwafasha bavuga bati ahubwo muzatugeraho ryari naha ni muhagere nibigaragaza ko muje muri agakiza kuretse ko muri kibazo. Icyanyuma noneho ninuza ikindi ni ntabwo cyane ikindi ni ukuba mufite hari internal support mu rwego rw'ubushobozi n'iki byose ariko hari na moral and political support. Moral and political support irakomeye cyane kuko iyo ngiyo FPR tera itagira amashyaka mu Rwanda ayivugira abanyapolitiki bavugira n'iki byose byagaragaza ko uko biri kose hari ikibazo. M23 idafite abantu za Kinshasa n'ahandi bavuga bati nyamara haba harimo icyo gikomeye. Iyo moral and political support ni ingenzi cyane ariko igomba kuba ifite uwo mutwe ugomba kuba ufite na political branch
ugomba kuba ufite igisata cya politiki gifite ingufu kuko icyo nicyo gikora diplomasi nicyo gisobanura koze ntabwo imbunda isobanura koze hari abandi bagomba kuba bisobanura batari aho ku rugamba ibyo byose rero umutwe w'inyeshyamba utabashije kubikadra ngo ubihuze kandi mu buryo bumwe buri heterogene iyo mvange rwose igenda ihwane b'igikoma kimwe y'umutsima umwe iyo bikomeje gutagarana habamo icyuho u Rwanda rero ntirwakwisha muri ntambara rwabyirinda kuko niruyishoramo izahinduka intambara y'akarere Kongo izabonye impamvu yo kuba abandi bose bari vuga iti naratewe ati koko burya bishushanya kandi biragoye cyane nk'ubu reka nkubwire hari ikintu yigeze akomozaho abanyamurenge batumiwe hariya muri Nairobi barangije batewe na Nyatura na FRDC n'ibiganiro bitararangira n'ingabo z'abarundi aho kurwanya Red Tabara nabo bagiye kurwanya M23 n'indi miryango aho yaba ingabo z'u Burundi zaragabye igitero kuri M23 ntabyumva icyazizanye ariko bagiye kurwanya Red Tabara kuko ni yabo nibarwaye ariko bambuka bavuga ko Uganda agiye kurwanya yego nkuko Uganda agiye kurwanya ibyo rero ingabo z'u Burundi zitangiye kubirengaho kurwanya Red Tabara batangiye no gutera twirwaneho hamwe n'abaturage batuye mu midugudu y'abanyamurenge nicyo cyatumye abanyamurenge bikura mu mishyikirano y'i Nairobi naho makanika ubwe na twirwaneho ye amaze kubona ko atakishoboye niyo mpamvu intambara iri bwito none angaza Masisi nabo bariho barashakisha support uburyo bavuga bati iki kibazo no kigomba gukemuka naho icyo kibazo u Rwanda nirukora ikosa ryo kukinjiramo n'igihugu kizaba giteye ikindi si n'igihugu gusa kizaba giteye ikindi ni ukuvuga ko u Rwanda mu bo rugomba kurwana nabo harimo ingabo z'u Burundi none cyaba giteye ibihugu bibiri rero none ingabo z'u Burundi ntabwo ziri ku butaka bw'u Burundi ubwo nazo hari ukuntu zirimo nawe ikibazo rero u Rwanda rukinjiyemo gutya na Uganda yabyinjiramo byanze bikunze kuko Uganda niyo mpamvu ari intambara y'akarere kuvuga yahitize kugira ngo itabe intambara y'akarere Kongo nifata ibyaha ibyayo ibifure kandi bifurira ahantu hatagaragara n'ivi Nairobi itumire Amacenga neza ku meza kandi bumvikane neza ibibazo byabo babirangize neza kuko bimaze kugaragara yuko ya blackmail yo ku blackmailinga international community kugira ngo u Rwanda rubakemurire ikibazo iyo ntabwo igikora kubita abanyamahanga abanyamasisi n'abanyarucuro ntabwo bigishoboka kubita doko kuvuga ngo uzabatsinda gisirikare ntabwo birimo kugaragara ko bishoboka ikindi leta ya Kongo kubifatanya n'indi mitwe nabyo ntibirimo gushoboka nabyo nyine leta y'Kinshasa kujya kujyana abantu ngo binyeshyamba muganira ngo biyindi mitwe leta akaba ari yizana iyo mitwe gusa ubuvuzi iki murakoze cyane ndagushimiye Ntwari John Williams murakoze cyane Robert Mugabe ndagushimiye kandi ndashimira na John Williams turashimira na mwese mwaturikiye nubwo ijambo ari irya wadutumiye murakoze cyane iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tuyoboka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare